irya mbere aravuga ngo niba nashobora gukora ibintu bihambaye nshoboye gukora utuntu duto mu buryo buhambaye. Wow, ngwiki? Niba nashoboye gukora ibintu bihambaye nshoboye gukora utuntu duto mu buryo buhambaye. Kandi mbere yuko yavuga cyane njye nabwira abantu ko ibintu bikuva mu mutwe. Cyane kanyibere. Wikata nanjye vuga akantu kadandura uyu mwaka kavuga uti sha uranyemeje. Zana akantu ikomeze iryo ni irya mbere. Irya kabiri riravuga ngo amagambo yawe anyereka uwo wiyitawe ariko ibikorwa byawe binyereka uwo uriwe. Yego we ngo gwiki viwaje ngo amagambo yawe anyereka uwo wiyitawe ariko ibikorwa byawe binyereka uwo uriwe. Cyakaze iryo ni irya kabiri. Irya kabiri ngiye kubabwira. Oya iryo rya kabiri. Irya gatatu ngiye kubabwira. Irya gatatu ni mu amaso muracyura ibyanyu. Mwe maso nyine ibintu ngiye kuvuga kugira ngo muri byo mucyo. Narinzi ko naryo ari iryo. Naryo ariko ndigeze irya gatatu. Irya kane riravuga ngo icyo uri cyo cyo gituma ugira indangagaciro. Icyo uri cyo kijye gituma ugira indangagaciro. Iryo ni irya kane. Tumwembaga keke we mu mutamike naribe. Yego naribe. Tukomeze tukurikirane bantu kamire ngo byanze kumirika. Rindi ravuga ngo igishoro cya mbere mu buzima ni ukwihambira. Igishoro cya mbere mu buzima ni ukwihambira. Gute se? Igishoro cya mbere mu buzima ni ukwihambira. Impamvu ari ukwihambira igihe ushora amafaranga bikanga, ugashora ibyawe byose bikanga, ugateza telefone ya mugana wa Vestine bikanga, ariko iyo ugize igishoro cyo kwihambira birakunda. Ntabwo uri kubyumva. Kwizirika ku bintu ntuve kwizima. Noneho iryo ugiye kuvuga ni Vestine uri burisobanure kana nagufasha ibisahane nta kibazo. Rivuge sha risobanukika kazana ibintu byawe. Agiye kugushakira irisobanukika ko ese ko cyumva kujya gukotora. Kanze disome neza. Kiravuga ngo wowe tubyumva neza. Gukunda amakosa ntibyakugira igitangaza ahubwo kuyemera ukayigiraho nibyo bihindura amakosa. Ese kukivuza cy'amakosa niryo ngezeho mbaye. Neso naryo ryoroshye kayirgize gutyo. Oya ni naryo ryoroshye by the way. Ese niyo munyamakosa. Kwisi bavuza amakosa uko ni ijambo ndi kuvuga nta muntu ndi kubwiriramo. Abantu bane mpamvu nabwiye ni mama maso muracyura ibyanyu. Ubwo ni byawe ucyuyase. Ese niko mbwiye. Mama maso ucyura ibyanyu narega no kuri. Risubire batwumve. Gukunda amakosa ntibyakugira igitangaza ahubwo kuyemera ukayigiraho nibyo bihindura amakosa amahirwe. Njyewe kunarisobanura ikibi si amakosa kuko ntawe udakosa. Yego. Ikibi ni nyuma y'ayo makosa. Amakosa aba amahirwe ate? Nyine muri muntu wese arakosa ariko ikibi ni ukuguma muri ayo makosa ntiwikosore. Icyo ukoze nyuma y'iryo kosa wakoze nicyo nyine kigaragaza uwo uriwe. Reka mbukoze wowe byandikiye amakosa aba amahirwe ate? Aba amahirwe iyo hari ukuntu ukora ikosa bwa mbere ukamenya ko ari ikosa. Iyo ugiye kongera kurikora uraryirinda ngo ni amahirwe iryo kosa riba ryaraguha amahirwe yo guhinduka. Kuko iyo udakoze ikosa ntabwo umenya ko ari ikosa.
iyo umenye ko ikintu ari ikosa rero kiguha amahirwe yo kumenya ayo makosa nyine ugahindura ayo makosa. hari n'uwavuze ngo amakosa avamo amasomo. Okay, twagiye so uburyo uzabona butatu bwo bwonyine. oya nayanga Fesite ushake butatu. oya sibyo ibintu koko Butatu si bworoshye si bwo basumbwire bwoko. ndirimbo ubwo urambwira ibintu by'ibyo yiyandikiye ndegeko nanjye ngo nziyandikira Ibyo sinzi ko mwabyumva neza ko baravuga ngo hari abantu batuma ibintu biba, hari n'abareba ibintu biba, hakaba n'abandi baba bibaza ngo ni ibiki biri kuba cyangwa ni ibiki byaba. Ugira ugasema ako kantu ngo Hari abantu batuma ibintu biba, hari n'abareba ibintu biba, hakaba n'abandi baba bibaza ngo ni ibiki byabaye. kuri ba nyirabayazana ungirwa asubiremo neza ndeta nkumva. Hari abantu batuma ibintu biba, hari n'abareba ibintu biba, hakaba n'abandi baba bibaza ngo ni ibiki byabaye. Bisobanura naho twabimenye. Hari abatuma ibintu biba, abo nabita ko they are pioneers cyangwa se abantu bagira initiative yo gutangira ibintu bikaba. Navuga ko mbyumva hari n'abandi bareba ibyo biba n'abandi nyine baba bari aho ngaho bavuga barebera ko nasobanura ibyanjye nawe ugasobanura ibyawe buri wese agasobanura. rero wowe wabyanditse washatse kuvuga iki? Wowe washatse kuvuga iki wabyanditse? Ikintu nashatse kuvuga nyine sugo myitegute. Ubu ngubu hari umuntu ukwiye iki kiganiro ariko ari kwibaza ngo habaye iki, sibyo? Like abonye ndiye keke, sibyo? Ntago nyine yabonye ibyabaye mbere kwibaza ndiye keke byagenze ute, habaye iki, sibyo? Ni nk'umuntu uri mu gihirahiro nyine atazi ngo buri gihe uhora atazi ibintu biri kuba, ni nka muntu uhora ujagaraye. Nyine hari abantu bahora bajagaraye, hari na ba nyirabayazana, hari n'ababa bahari batajagaraye ariko bahari bari kureba. Nta contribution yabo ihari. Nayo Bivuze ko kandi buri wese ashobora kuba washaka muri abo batatu cyane, niba uri nyirabayazana fact you. hari ukundi kubyumva nyine ongera ugasome ugasome na Festina tubwire ukuntu yabyumvishe. Hari abantu batuma ibintu biba, ikizi gucecetse aho ngaho nka kwa kundi nasaga ibi uri kumva ari umuntu wateje ikibazo. Ongera kandi nyine soma kuri iki. hari n'abareba ibintu biba, bantu bareba kuri iki gufata ibintu biki byabaye byagenze gute. hari n'abandi baba bibaza ngo ni ibiki byabaye. Nyine hari umuntu uteza ikibazo cyasa nk'akajya kwacana n'iki abantu barabyumva barabyibutsa bikagenda kwa kundi nyine. So ntabwo uri kubyumva. Hari n'abandi baba bavuga bati habaye iki, ninde yapfuye ninde yapfuye. Akaba n'abandi ngo bagire batera baba bavuga bati hari umuntu uteza ikibazo agahita yigendera ibintu bikaba twagiye. Isi zibagirwa ibyo wavuze ariko ntizibagirwa ibyo wakoze. Isi